Ndabaramukije inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana kuri Women Gardens Ministry, Mwami Yesu nashimwe. Ijambo ry'Imana dufite kuri uyu munsi riri muri Zaburi 66, ni indirimbo yitwa Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Mwabari mu isi yose mwe muvugirize Imana impundu, muririmbe icyubahiro cy'izina ryayo, mwogeze ishimwe ryayo. Mubwire Imana muti imirimo yawe ko iteye ubwoba, imbaraga zawe nyinshi zizatuma abanzi bawe bose bakugomorokera bakagushyeshya. Abo mu isi yose bazagusenga bakuririmbire, bazaririmbira izina ryawe. Amen. Mana yacu nziza, turagushimiye turaguhimbaje, urera urakiranuka, witwa ndiho, witwa Imana isumba byose, witwa Imana ishobora byose. Mana tugushimiye ko wabanye natwe mu bihe bitambutse, ugakomeza kuturinda no kuturengera, kandi tugushimiye ijambo ryawe dusanze muri Zaburi 66. Nuhabwe icyubahiro rero, kandi ukuzwe n'amahanga yose, uvugwe n'abose bagushime, kuko ari we wenyine ukwiriye icyubahiro. Ndagushimira rero no kubwa buri umwe wese uteze amatwi iri jambo, numuha umugisha, ineza yawe, ubuntu n'imbabazi byawe bibane nawe. Urakoze Mwami, mu izina ryera rya Yesu Kristo, izina risumba n'amazina, mbisabye nizeye. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, twumvise ijambo ritubwiye ngo mwabari mu isi yose mwe muvugirize Imana impundu. Nawe uri umwe mu bantu bari mu isi. Imana ishimwe kandi himbazwe ko tugihumeka uyu mwuka w'abazima, tukaba tugifitira izina ry'uko turi abari mu isi. Rero twebwe ngo abakiri mu isi, kuko hari abamaze kuyivamo batakibarurirwa mu bari mu isi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo muvugirize Imana impundu. Ese ko njyewe nawe twisanze tukiri mu bari mu isi, ijambo ry'Imana ntangiranye naryo rirakubaza ngo wibutse kuvugiriza Imana impundu? Niyo mpamvu tuzanye iri jambo Women Gardens Ministry, ni ukugira ngo tukwibutse kujya uvugiriza Imana impundu mu gihe ukiri mu isi, kuko hari abatakiri mu isi. Iri ni ijambo rihawe abari mu isi ngo muvugirize Imana impundu. Impundu z'abakiranutsi, impundu z'abakristo, ni ukuvugiriza Imana haleluya, ni ugutera haleluya. Kandi ijambo riratubwiye ngo muririmbe icyubahiro cy'izina ryayo, mwogeze ishimwe ryayo. Minsi tukiri mu isi tujye twibuka gutera haleluya zo gushima Imana, kandi tuvuge icyubahiro cy'Imana mu ndirimbo, tuyiririmbire, twogeze ishimwe ryayo, kuko ari Imana ikwiriye gushimwa. Ngo mubwire Imana muti imirimo yawe ko iteye ubwoba, imbaraga zawe nyinshi zizatuma abanzi bawe bose bakugomorokera. Imirimo y'Imana iteye ubwoba, imirimo Imana ikora ntawabasha kuyirondora, kandi imbaraga zayo n'ububasha bwayo bizatuma n'abatubaha Imana igihe kimwe bazamenya ko Imana ariyo yonyine yari ikwiriye kubahwa, kandi igashyirwa imbere y'ibindi bintu byose umwana w'umuntu ashobora kugendamo agatindamo. Ngabo mu isi yose bazagusenga bakuririmbe, bazaririmba izina ryawe ryera. Nawe rero uri umwe mu bo mu isi. Igihe ni iki kugira ngo usenge Imana kandi uyiririmbire, uririmbire izina ryayo ryera, kuko ari nyir'ububasha, ni nyir'icyubahiro, ni Imana iteye ubwoba, ni Imana ifite urukundo, ni Imana itwitaho, ni Imana itureberera, kandi ikiruta byose ni Imana yatwohereje muri iyi si. Turi muri iyi si rero ku bwa mission zitandukanye, ku bw'umuhamagaro utandukanye. Buri munsi reka tujye tuyikomerezaho, kandi tuyivugirize impundu, tuyiririmbire ishimwe ryayo, kandi tuyisabe kutuyobora muri uru rugendo, kugira ngo icyo yadushyiriyeho tutaraba urusoro, kugira ngo icyo yatuvuzeho umunsi ku munsi Imana ijye iduha kukibamo. Byaba bibabaje ko twazarangiza urugendo, twakireba yatwereka icyo yari yaraduhamagariye n'ibyo twakoze, tugasanga twabaye abana b'ibirara batagerageje kwegera umubyeyi ngo bumve icyo umubyeyi yabatumye aba ari cyo basohoza. Mana, twongeye kuguha icyubahiro, twongeye kugushyira hejuru, izina ryawe rihimbazwe,
kandi turakwamamaje, turagushimye, tukuvugirije haleluya, tugushima kuko tukiri mu isi, tukitwa amazina y'abari mu isi. Twifatanije n'abari mu isi bagushima rero, twifatanije n'abari mu isi bakuvugiriza impundu, kuko impundu zose n'amashimwe ari ibyawe Data. Haleluya, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Haleluya, icyubahiro n'ikibi cyawe. Haleluya, kuko amahanga yose azakwikubita imbere akagupfukamira. Natwe turi muri abo dupfukamye imbere y'intebe y'ibirenge byawe. Turakwinginze ngo ineza yawe ibane natwe muri uyu munsi wose, utwigaragarize, kandi muri uyu munsi wose Mana uturinde, udushyigikire. Urakoze, ubuntu n'ineza yawe bikomeze kuba ku buzima bwacu ndetse n'abakunzi b'iri jambo bose. Urakoze, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen, amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana kuri Women in God Ministry nakagaruka, tuzabonana ubutaha. Imana ibahe umugisha.